uzi abantu bungutse ibitekerezo byawe, uzi abantu bakoze imishinga wabahaye, uzi abantu bakoreye aho wakoreye bakunguka wowe utarungutse. Koresha imbaraga z'umwuka wera uhindure amazi kuba divayi. Biragatsindwa kubika amazi ukicwa n'inyota, biragatsindwa no kuzura umwuka ugahabwa imbaraga z'umwuka ukicwa n'ibinyantege nkeya kandi umwuka wo muri wowe wataraneshejwe. Kuko amazi agumye mu kigega ntavomwe ntacyo yamarira bene ikigega. Imbaraga z'umwuka zikurimo urakeneye kuzikoresha mu rubyaro rwawe, utegeka ubwenge bw'abana bawe, ubasengera ubategeka. Imbaraga z'umwuka w'Imana ukurimo zitransfere. Narabibabwiye, umuntu afite umwuka mu by'ukuri inyenyeri yawe iyobywa, umuntu akabaho mu mugisha wawe ugahinduka umukozi we kandi akoresha ubwenge bwawe. Inyenyeri yawe ibiri mu biganza by'abandi. Mu mbaraga z'umwuka rero bwira Imana ngo ngarurira inyenyeri yanjye nanjye mbe umutware mu byanjye. Nawe wahaguruka ku gisasiro cy'uburwayi, nawe wakora, nawe wakwishima, nawe washingirwa. Umwuka twamuhawe kugira ngo atubere imbaraga zihindura ibyo turimo. Uburyo umuroza guterura ntakubone, yakuroga ntakwice, yakurwanya ntagushobore. Mu yandi magambo, umubatizo wacu ni ubuzima bwacu muri Kristo. Icyo ubu buzima bw'umubatizo w'umwuka butumarira, buduha kwishimira mu Mana. Muzasenga mutakoresheje ubwenge bw'umwuka. Igihe cyo kubaho no gushaka iterambere mube muri gusenga, kandi Imana ntizakubwira ngo va mu masengesho. Izategereza ko imbaraga wuzuye, imbaraga z'ubwami bwa Kristo zemerere. Kwemerera imbaraga za Kristo ni uko ucisha bugufi ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, warangiza ukabwira Imana ngo imbaraga zawe niziganze. Ijwi ry'umukanguzi. Bibiliya iravuze ngo nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha. Bwa mbere Kristo amaze kubyarwa, amaze kuba umwana, avutse ku munsi ajyanwa mu rusengero i Yerusalemu, Simiyoni yaramubonye. Ni mu gice cya 2 cya gitabo cya Luka. Amuteruye aravuga ngo urasezerera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza k'Imana. Yahamije 100% ko Kristo ari we gakiza k'Imana Simiyoni yari akeneye. Ni umusaza ukiranuka, ni umutambyi winjira ahera, yatambiwe ibitambo, ariko amaboko yateruye Kristo yumva araruta bya bitambo yosereza agahera hahera. Mana ishimwe. Amaboko ye afashe Yesu, yumva agakiza abonye kararuta intsinzi abayuda barwaniye imyaka. Aravuga ngo noneho uransezerera amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza kabo. Enima horia donans. Intsinzi wabonye mu buryo bwose wayibonyemo ntingana no gutunga Kristo Yesu. Simiyoni arabihamya aravuga ngo intsinzi ndayibonye, nushaka unsezerere. Hari umupfakazi witwa Ana wabaga mu rusengero, abana na Simiyoni nawe yiberaga mu rusengero. Aravuga ngo Uwiteka we, umutima wanjye ugize ihumure. Ndagira ngo mbabwire ko nta rindi humure tugira mu isi uretse kwakira Kristo no guhabwa agakiza kabonerwa muri Kristo. Kandi intsinzi n'amahoro bituruka muri Kristo bigwire muri mwebwe abamwakiriye mwese mu izina rya Yesu. Iki gitabo cyanditswe bahereye in deep kugira ngo ibyo byakozwe n'intumwa zikoreshejwe n'umwuka wera tubanze twumve uruhare rw'umwuka. Bahera muri iki gice cya mbere uburyo intumwa za Kristo zahawe isezerano ry'umwuka. Mbibutse ko isi yahawe amasezerano 3 Plutôt na 3. Isezerano rya mbere ni irya Kristo gucungura abantu, ryahawe Adamu na Eva n'urubyaro rwe, ari two twebwe ko turi urubyaro rwa Adamu na Eva, ariko ribwirwa inzoka mu buryo bwo guhora. Bibiliya iravuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore, niko Yesu yavuze, niko Imana yabwiye inzoka. Yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niho hazaturuka uzakumena agahanga. Iyo twizeye tugakora imirimo yo gukiranuka, tuba tumennye agahanga ka Satani, tuba tujanjaguye za mbaraga n'imitekerereze ya Satani, kuko tuba duhawe gutekereza kundi gushya muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero isezerano ryo gucungura ryasohoreye inyabihanga Igorigota, haboneka isezerano rindi rya kabiri ryo guhabwa umwuka wera. Yesu yaravuze ngo muzahabwa umwuka wera, umufasha azazaho muri. Umwuka yaramanutse, hasigaye isezerano rimwe rivuga ngo nzaza
mbatware. Hasigaye isezerano ryo gutaha ku itorero. Rero Luka yahereye kuri ibyo, aravuga ngo si ibyo gusa, yakebwe ku munsi wa munani, si ibyo gusa, yandika ibya Kristo ku ntebe ya Mesiya ayicaraho. Byari igisobanuro cyiza cy'uko nyiri intebe yabonetse. Dore ikintu gitangaje, nubwo abayuda bategereje kuvuka kwa Yesu, ariko nta wundi muntu wigeze yicara mu ntebe. Nyamara nyiri intebe yayicayemo, anahagurutse ajya kwima ingoma, kuko ingoma ye ntiyari i Yerusalemu, yari iyo mu bwami bw'ijuru. Abantu tubana ku mukanguzi nababwiye impamvu abantu batemera ngo Yesu n'umwami w'abami, abayuda batabyemera, nuko yimikiwe muri ampire itari yo mu isi. Umwami wamwimitse ntabwo ari uwinaha, naho yimiye ingoma sinaha. Wimiye ingoma mu isi, ingoma yirangirira mu isi, yapfuye tubyita gutanga. Aba yatanze ya ngoma yari yarimye. Ariko kuko ingoma ya Kristo ari umwami uganje, yimiye mu ijuru, anakomereza mu ijuru, arazamuka. Dusomye Bibiliya iratubwira ngo uko mumubonye agenda niko azagaruka bitunguranye. Yarabivuze ngo nk'umujura, nk'uko umujura aza niko nanjye nzaza. Aravuga ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ubabera. Turiteguye, twamaze kurimba, twambaye umwenda w'ubukwe, twaracunguwe, twarahamagawe, twarogejwe, twogejwe n'amaraso ya Kristo, twiteguye gutaha kw'abakiranutsi. Imana ishimwe. Rero ku murongo wa 2 aravuga ngo kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru. Aravuga ngo ibyo byose narabibabwiye. Aravuga ngo nababwiye amaze kuzuka, iminsi 40 yayimaze asangira n'abigishwa, abana nabo, afite umubiri wa nyamubiri, arya ifi, aza yambara umwambaro ukandura bakawufura. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo yakuriye mu ikanzu imwe. Inshuro yabaga ari kuri Elayono asenga ahindurirwa ibwiza. Ubwiza bwa Kristo bwahindurirwaga rimwe n'umwambaro, ahubwo ntigeze yambara umwambaro ukomoka mu isi. Igihe cyo guhindurirwa kwe byari bisobanuye gukiranuka guhoraho kandi guturuka mu biganza by'Imana. Aravuga ngo kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije, azitegekesha umwuka wera. Nihuse rero gutegekesha umwuka wera, narababwiye umuntu yuzura umwuka, abatizwa mu mwuka, abyarwa n'umwuka, kandi umuntu ayoborwa n'umwuka. Daboro habanza iki? Abanza kubyarwa n'umwuka. Iyo tubyawe n'umwuka, tubyarwa n'umwuka igihe twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo tubyawe n'umwuka, abaturekesheje kavukire y'isi, adutsindiye imirimo na kamere, kandi akatweza. Kuko iyo tubyawe n'umwuka, twezwa n'umwuka kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Kandi iyo twejejwe tuba tubabariwe. Iyo tubabariwe tuba duhinduwe abakiranutsi bitanyuze mu mirimo yacu, ahubwo binyuze mu mirimo ya Kristo y'ubucunguzi. Noneho tukabarurirwa muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu umuririmbyi w'120 yarabivuze ngo umucamanza iyo ambonyeho amaraso, Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Nayo maraso ya Kristo atuma tubaranwa n'abakiranutsi, kuko ni amaraso y'umukiranutsi. Uko abantu bezwaga n'ay'ibitambo, uyu munsi natwe twezwa n'amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Iyo tumaze kwezwa n'amaraso ya Kristo rero, dusigara tuyoborwa n'umwuka, kuko iyo umwuka kubyaye arakurera. Ubu mwana we, kumvira umwuka ni igisobanuro cyiza cyo kurerwa n'umwuka, kuko twumvira uwatubyaye. Nk'uko wumvira umubyeyi w'umubiri, ni nako wumvira umubyeyi w'umwuka. Rero iyo twumviye umubyeyi w'umwuka, tuyoborwa n'umwuka, tuba abana b'umwuka, tugengwa n'umwuka. Kandi umwuka iyo agiye gutunga abe, aradutunga, aradutungisha. Mu gice twabasomeye cy'Abagalatiya 5:25 aravuga ngo niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Uwo mwuka tubeshaho, uwo mwuka dukorera imirimo, uwo mwuka dukorera ibitangaza. Uwo mwuka utubeshejeho, tubarurirwa mu mwuka, tuberaho mu mwuka. Imibereho yacu ibiri mu mwuka. Nihuta, nyuma y'iyo mibereho yacu iri mu mwuka, 3 haravuze ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima. Iyi ni imirimo ya Kristo amaze kuzuka. Umuzuko wa Kristo ni igisobanuro cy'uko watsinze urupfu azanesha natwe, nidupfa azatuzura. Watsinze urupfu azakorana natwe, watsinze urupfu azatugira abazima, watsinze urupfu niwe uzakingura ibituro, watsinze urupfu niwe uzarunesha. Niyo mpamvu mukwiriye gutinyuka, kuko umwami twizera ntiyarutinye, yararutsinze. Ubwo rwatsinzwe rero, Kristo akazuka, ariho ni muzima, tuzabanaho nawe. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu. Yerusalemu
ni umurwa w'amahoro Yerusalemu, uravuga imana y'amahoro. Rwari ururembo rwitiriwe imana cyangwa se irembo ry'imana ikomeye, baravugaga harimo n'irembo rya Dawidi. Kandi iyo barebaga intebe ya Dawidi baravugaga ngo imana ikomeje isezerano ry'ubwami ku ntebe ya Dawidi. Hakaba y'intebe ya Mesiya, byari bivuze ngo ubwo icyicaro cya Mesiya gihari na nyirayo azaza hano. Hakaba n'intebe y'imanza ivuga ngo umucamanza akorera iwacu, niwe utazabera, niwe uzaca urubanza rutabera. Rero bamaze kumera batyo bitegura ubwami bw'Abisiraheli. Baravuga ngo umwisiraheli azatsinda abona ubwami. Muzi igitangaje, n'uyu munsi Abisiraheli baracyari kurwana ngo babone ubwami. Izi ntambara Abisiraheli barimo bari kuzijyamo ngo babone ubwami. Kandi imana ntiyatanze Kristo kugira ngo umwisiraheli abone umwami. Imana yatanze Kristo kugira ngo umwisiraheli abone ubwami bw'Imana muri we. Biga gusenga baramubajije ngo dusenge dute ko Yohana yigishije abigishwa be gusenga. Arababwira ngo mujye musenga mutya muti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze. Icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Ndasubira inyuma gato kuri iri sengesho, ubwami bwawe buze. Ni igisobanuro cy'uko nubwo bashakaga ubwami bwabo mu Bisiraheli, Imana sibwo igishaka kuko umwami yategetse nk'umuntu, ariko iri gushaka ubwami bwa Kristo buzabaho bugahoraho muri aba ngaba. Rero baramwegera baramubwira, tumaze iminsi utubwira urazutse usoje imirimo, ubwo unesheje urupfu ukwiriye kuganza, none mwami nicyo gihe ugiye kugarurira mu bwami mu Bisiraheli. Arabwira ngo ibyo si ibyanyu byo kumenya iminsi n'ibihe. Arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Izi mbaraga muzikoresha iki? Izi mbaraga z'umwuka zitwubakira urugo, ziduha kurera abana, zidushoboza gukiranuka turi gucuruza. Izi mbaraga z'umwuka zizana n'igihe tubyawe n'umwuka kuko umwana ararerwa. Imbaraga z'umwuka nizo ziduterura, nizo zikurenza ku munsi mubi. Imbaraga z'umwuka nizo zirenze ibirenge byawe aho bateze. Enimanse dry pendoria kosaini mandia horia. Imbaraga z'umwuka nizo zivunagura amahembe, nizo zigukiza, nizo zigukura mu ibyo. Imbaraga z'umwuka nizo zibaga ibibyimbiza. Imbaraga z'umwuka nizo zikora imirimo n'ibitangaza. N'imbaraga z'umwuka muzahabwa imbaraga, kandi izi mbaraga nizo zidushoboza kwihangana, nizo zituma tunesha. Izi mbaraga nizo ziduhindura abarwanyi, nizo zituma tuba intwari. Izi mbaraga nizo zituma duhamya ko yaravuze ngo muzaba abagabo kumpamiriza i Yerusalemu daboro mu murwa w'abatambyi. Muzabahamiriza bariya batanyemeye nyamara bazi inyuguti. Imbaraga z'umwuka zizatuma mubemeza. Kabiri, Isamariya. Samariya ni mu miryango 10 y'Abisiraheli yari yaragiye. Aravuga ngo nabo muzababwiriza. Aravuga ngo kandi cya gatatu muzabwiriza no ku mpera y'isi, ni Yudaya, no kugera ku mpera y'isi. Ku mpera y'isi ni hano, naho ngaho uri. Imana ishimwe. Ubutumwa bwageze ni Samariya. Yesu yarabafashe mu bice 5 bya Matayo, azamura abasamariya ku musozi, arabazamura, arabajyana, aterura amagambo, aravuga ngo hahirwa abagwaneza, hahirwa abanyembabazi, hahirwa abarenganirijwe gukiranuka. Agenda avuga hahirwa. Igice cya 5 muzagisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Rero iyo tumaze kubyarwa n'umwuka tuyoborwa n'umwuka. Nihute. Umwuka wera aduha impano z'umwuka. Iyo dusabana nawe, iyo dusenga amasengesho y'umwuka, iyo tugomye kwegerana n'Imana, nibwo duhabwa impano z'umwuka. Ariko first of all tuba twabyawe n'umwuka. Hari ubuzima bw'umwana. Umuntu ubyarwa na se agira DNA ya se. Ikibyarwa n'umwuka cyose nacyo ni umwuka, niko Bibiliya ivuga. Kandi ikibyarwa n'Imana kinesha iby'isi. Kibyarwa n'Imana kinesha iby'isi. Umwuka wera adukumbuza ijuru, aduhesha urukundo rw'Imana. Umwuka wera w'Imana atwibutsa ko tutarabina, akaduha kubinaha dutegura iwacu. We are transit. Ntabwo twaje gutura, ntituri n'abaturanyi b'isi, ahubwo twebwe turabagenzi banyuze inaha dutwaye amatoroshi y'ubutumwa bwiza, kugira ngo ayo matoroshi namurika ku bandi nabo babone umucyo, wa mucyo nubarasira badukurikire.
Bibiliya iravuga ngo mu bikombe n'imisozi, ni umuririmbyi wabiririmbye, mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami. Aravuga ngo namwe nimuze tujyane. Imana ishimwe. Ngo turagana mu gihugu umwami yatunganyije. Hari igihugu umwami yatunganyije cyarimbye, kimeze neza, cyubatse. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Ariko Mana we, udakijijwe wese ntabwo azatahayo. Ni igihugu cyiza, umwuka wera niwe uduha amakuru yacyo. Umwuka wera kimwe mu bintu amaze aduha amakuru, ni umuyoboro, ni ubuzima, ni imibereho itubwira ko ari ku mutima wa Data. Haleluya! Umwuka wera ni umuyoboro utubwira ko ari ku mutima wa Data. Imana ishimwe. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya! nuzuye ibyishimo. Haleluya! nzinjira mu murwa. Haleluya! ndi hafi kujyayo. Imana ishimwe. Umwuka wera atwigisha kubana n'abantu amahoro. Umwuka wera aratunezeza. Umwuka wera aradushimisha. Imana ibaha umugisha. Umwuka wera ni urukundo. Umwuka wera ni imibereho. Umwuka wera niwe mpinduka z'agakiza, niwe buzima bwo kwizera. Nihuta nkagera ku musozo, ntabwo nshaka kubarambira. Umwuka wera w'Imana, iyo tumaze kubyarwa n'umwuka, atwigisha gusanga Imana no kubana na Data mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana. Aricyo gituma tubatizwa mu mwuka. Kubatizwa mu mwuka ni ubuzima bwacu tubufata, kamere yacu, imibereho yacu, amaturo, ibidutunze, umubiri, imyambaro, abana, byose tukabiha Kristo, tukaba inidipu mu Mana, akaba ari utuyobora. Umubatizo w'umwuka usobanura iki? Batizo ni ukwinikwa cyangwa kwibizwa. Reka mbivuge muri iki Kinyarwanda, ni ukuzimizwa, ni ukuba ubuzima bw'icyo wabatijwemo buzimije, cyangwa se tubitse muri Kristo. Niba twarabatirijwe muri Kristo, ubuzima bwa Kristo butubumbatiye. Umuririmbyi yaravuze ngo mbumbatiwe n'umukiza unkunda. Kubumbatirwa ni iki? Ni igihe ikintu kiri mu kiganza tukakibumbatira ku buryo nta kintu cyakigeraho kitabanje kugera kuri wowe. Yesu yarabihamije, aravuga ngo intama zanjye nzifite mu gipfunsi, nta wabasha kuzimfupfunura mu kiganza. Mu yandi magambo, umubatizo wacu ni ubuzima bwacu muri Kristo. Icyo ubu buzima bw'umubatizo w'umwuka butumarira, buduha kwishimira mu Mana, bukaduha amahoro. Ntabwo niho mu isoko, niho muri suruse y'umwuka, y'ubuzima bw'umwuka, niho muri suruse ya vie spirituelle. Ubuzima bw'umwuka, isoko yabwo ituruka mu mubatizo w'umwuka. Uyu mubatizo w'umwuka, Bibiliya iravuga ngo unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izajya itemba ituruka mu nda ye. Bene uyu muntu, imigezi y'amazi y'ubugingo iradudubiza, akibera amahoro, akabera n'abandi amahoro binyuze mu mubatizo w'umwuka wera. Ikindi, bene uyu muntu yuzuzwa umwuka. Kuzuzwa umwuka ni ugusiba ka kantu kari vide. Imana ikakuzuza, ikakugira powerful. Haleluya! Ikakuzuza imbaraga z'umwuka, uburyo umuroza guterura ntakubone, yakuroga ntakwice, yakurwanya ntagushobore. Akuzuza imbaraga z'umwuka kugira ngo uremerere ibiguterura. Nurangiza ugerageza ibyakugeragezaga, uhanda ibyaguhandaga, kandi unesha ibyakuneshaga. Umwuka wera aratwuzuza. Mvugutira kandi uncure, inkamba zimvemo, umpindure icuma cyawe uhora unkoresha. Kuzuzwa umwuka nibyo bituvugutira. Umuntu wuzuye umwuka yibagirwa ko ari umuhutu. Iyo wuzuye umwuka wibagirwa ko uri umututsi.
wuzuye umwuka wibagirwa ko uri umutsobe n'umunyiginya, ahubwo ukiyumva muri Kristo, ukavuga ngo ndi umukristo, n'ingendo yawe igaragaza ubukristo. Umuntu wuzuye umwuka wera aravuga ngo ebyeno mu isi ndabihenyoya nsigaye nifuza ibyo mu ijoro. Umuntu wuzuye umwuka wera, oh, tuzabana nawe mwami Imana, tuzabana nawe mwami Imana, mu birori byiza wateguye, tuzabanayo nawe mwami Imana. Iyo wuzuye umwuka wera wishima ibyishimo bitari iby'inaha, ugira amahoro atari ay'inaha, uhabwa amakuru n'abantu batari inaha, utungwa n'ibitari inaha, ukizwa n'ibiganza bitari inaha, ugira ubutunzi butari ubw'abinaha, ugira amabanga atari ay'abinaha, ugira agakondo atari inaha, ariko Mana Nyagasani ugira imibereho idaturuka inaha gusa. Iyo wuzuye umwuka wera, icyakora kuzuzwa umwuka wera bituma tugeragezwa inaha, ariko tugatsindisha imbaraga zitavuye inaha. Ni imbaraga zikomoka muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanga nzamugororera, kandi ndaza vuba umuseke utambitse. Mana ibahe umugisha. Uyoborwa n'umwuka. Rero kuyoborwa n'umwuka ni igikorwa cyo gukoresha umwuka, aduha n'ubwenge. Dukoresha mu isi rero ubwenge bw'umwuka. Ndasoje. Ubwenge bw'umwuka nibwo butwubakira ingo, ubwenge bw'umwuka nibwo dukoresha turera abana, ubwenge bw'umwuka nibwo twakoresha twiga teoloji, ubwenge bw'umwuka nibwo twakoresha twiga ubumenyi busanzwe, ubwenge bw'umwuka nibwo dukoresha ducuruza, ubwenge bw'umwuka nibwo butuma tuba mu isi. Ntabwo ibi bintu byose mubona nimubitwara mu mwuka gusa, muzasenga mutakoresheje ubwenge bw'umwuka. Igihe cyo kubaho no gushaka iterambere mube muri gusenga, kandi Imana ntizakubwira ngo va mu masengesho, izategereza ko imbaraga wuzuye zigwiza ubwenge muri wowe, warangiza ugakoresha ubwenge bw'umwuka. Bibiliya ivuga iti, reka turebe Luka igice cya mbere 80. Luka igice cya mbere 80 ndahera 78. Haravuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo izatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. 79 ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Oh, haleluya. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Amen. Muze kunyemerera tuze gufatikanya dusenge. Babaza Yesu ngo ni igihe ugiye kugarura ubwami mu Bisiraheli? Arababwira ngo ibyo ni ibya Data wenyine, ahubwo muzahabwa imbaraga umwuka wera nakumanukira. Senga kandi ukoresha imbaraga z'umwuka mu byo ubamo. Imbaraga z'umwuka harimo gutsinda ibibi, imbaraga z'umwuka harimo guhindura ibyo tubamo no guhindura abo tubana nabo. Imbaraga z'umwuka harimo no kwera imbuto. Imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera harimo kunesha, harimo gutsinda. Imbaraga z'umwuka wera nicyo gituma tuvuga ngo uyu muntu ni umunyembaraga, nuko hari ibyo yarwanye nabyo arabinesha. Twagarutse muri iyi nsanganyamatsiko yo kubeshwaho n'umwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu biri imbere yawe bizakurwaho nuko warwanye nabyo, hari bizakurwaho nuko wasenze, hari n'ibizakurwaho nuko wihanganye. Hari ibyo uzafatira umwanzuro ntibiveho bigusabe kwihangana, hari ibyo uzihanganira ntibiveho bigusabe gusenga, hari n'ibyo uzasengera ntibiveho bigufatire kubirwanya. Rero umwuka w'Imana aduha imbaraga zitari zo kuguma muri twe gusa, kuko amazi agumye mu kigega ntavomwe ntacyo yamarira bene ikigega. Imbaraga z'umwuka zikurimo urakeneye kuzikoresha mu rubyaro rwawe, utegeka ubwenge bw'abana bawe, ubasengera ubategeka. Imbaraga z'umwuka w'Imana ukurimo zitransfere. Narabibabwiye, umuntu afite umwuka mu by'ukuri uturuka kuri Kristo Yesu, ahabwa uburyo bwo gutransfera imbaraga zimurimo. Uburyo urambika ikiganza ku barwayi ukabaha imbaraga ni transfer.
urataransifera. Imana ishimwe. Niba Kristo yarakoze taransiforomasiyo, imbaraga zo muri we akaziduha tugahinduka abera ku bwa Kristo, n'imbaraga za Kristo muri twe hari ibyo zeza, hari n'ibyo ziboha. Imbaraga za Kristo rero zikoreshe usenye nyabingi yari kuriho, usenye uburwayi bwari bukuriho, usenye abadayimoni bagufashe, utsinde ibyaha byagutsinda. Imbaraga z'umwuka zikeneye kuzikoresha. Ndabisubiramo, imbaraga z'umwuka zikeneye kuzikoresha. Ntabwo ari ukuba mu mwuka gusa, no kurwanira mu mwuka, no kurwanisha umwuka. Umwuka niwo ngabo. Bibiliya ivuga iki? Iryo zina ni ingabo yanjye idukingira. Niba Bibiliya ivuga ngo nta rindi zina twayo gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Kristo, urikiriyemo ibiki? Biragatsindwa kubika amazi ukicwa n'inyota, biragatsindwa no kuzura umwuka ugahabwa imbaraga z'umwuka ukicwa n'ibinyantege nkeya, kandi umwuka wo muri wowe wataraneshejwe kuko wananiwe kurwanisha umwuka. Imana ishimwe. Aya masengesho yo kurwanisha umwuka ni amasengesho usenga udafite ibyifuzo, yo gusabana n'Imana no kubwira Imana ngo nsindishiriza, nyobora, icyerekezo cyanjye naba ari cyumpa, icyerekezo cyanjye naba ari cyumpa. Imana ishimwe. Narabibabwiye abantu twabanye ku mukanguzi, ari abantu inyenyeri zabo zisinzirizwa. Hari n'igihe inyenyeri yawe iyobywa, umuntu akabaho mu mugisha wawe ugahinduka umukozi we kandi akoresha ubwenge bwawe. Inyenyeri yawe iba iri mu biganza by'abandi. Mu mbaraga z'umwuka rero bwira Imana ngo ngarurire inyenyeri yanjye nanjye mbe umutware mu byanjye. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo iyo umuragwa akiri umwana, ibyasezeranyijwe biyoborwa n'abagaragu. Ubutware buhabwa abagaragu. Uza abantu bungutse ibitekerezo byawe, uza abantu bakoze imishinga wabahaye, uza abantu bakoreye aho wakoreye bakunguka wowe utarungutse. Koresha imbaraga z'umwuka wera uhindure amazi kuba divayi. Niba ibisharira byarabaye biryoshye, ubuzima bwawe umwuka buhindure, imibereho yawe ihindurwe n'umwuka, agakiza k'Uwiteka kakugereho. Nawe wahaguruka ku gisasiro cy'uburwayi, nawe wakora, nawe wakwishima, nawe washingirwa. Umwuka twamuhawe kugira ngo atubere imbaraga zihindura ibyo turimo, kuko Bibiliya iratubwira ngo ba Pawulo bageraga muri Antiyokiya, abagabo barabatinyaga bakavuga ngo dore abubitse ibihugu. Ntabwo bakoresheje za katyusha, ntabwo ari chari de komba, no, ni imbaraga z'umwuka w'Imana wari ubarimo. Imirindi y'Abisiraheli kubw'imbaraga z'Imana yarituye Yeriko. Izo ni imbaraga z'umwuka w'Imana. Imirindi yawe isenyehe, ibirenge byawe bifashwe n'amahembe, kandi umwuka w'Imana kurimo. Garuka ku mbaraga z'umwuka, ubwira Imana ngo imbaraga zindimo nizikore. Imbaraga z'ubwami bwa Kristo zemerere. Kwemerera imbaraga za Kristo nuko ucisha bugufi ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, warangiza ukabwira Imana ngo imbaraga zawe niziganze. Ijwi ry'umukanguzi.